igihe umuntu yabonye ikintu gikora kijyanye n'icyo yifuza wihambirwa n'itegeko hari n'amategeko yaduhambiraga yo mu gihe cy'ubukoroni Yesurati nagira ngo mwitegeze neza izi video za Kagarara cyangwa se Ashton Small kugira ngo ninjire mu makuru yanjye neza mbazane kugira amagingo yanga ndetse n'ijambo ryanya kwa Prezida Paul Kagame turyinjiremo gatanu kuri gatanu n'undi muri rusange ndagira ngo bazurebe neza izo video za challenge amwe namwe agenda agakora ya push up kugira ngo twinjire nsobanura neza uburyo byifashe ndetse n'ibyo mbafite kugira amagingo angaya kugashya ndetse n'ibikorwa Kagarara agiye kuba yakorerwa n'umukuru w'igihugu nyakwa Prezida Paul Kagame. One, two, three, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Yes, nimba umaze kureba neza izo video namwe mu challenge yagendaga ahereza abastari cyangwa se bamwe mu ba celebrities ko ku isi hose muri rusange ngira ngo mwabo mubonye yuko ubita Aisha Speed babikoranye mwabonye yuko ubita Rutambi barabikoranye akigera muri Ghana ubita Ashton Hall barabikoranye agenda abatsinda bose ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'ubundi ku isi hose bagiye bahura yagiye bakorana igikorwa cyo gutera push up cyangwa se challenge ya push up kugira ngo abagaragarize neza yuko ari umwe mu bantu barinze kandi bakomeye cyane ku isi hose mu batera ibi bikorwa bya pompage no kuvuga ngo rero ibi ngibi mu byamwubakiye izina ndetse no kumukorera ibikorwa bikomeye cyane kugera hageze amagingo angaya ndetse no kuba ari umustar kuri uru rwego tumufata nk'umu influencer wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse tunamufata nka future influencer wa mbere ku mugabane wa Afrika n'ubundi muri rusange no kuvuga ngo nyakwa Prezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda hari amagambo akomeye cyane yaje yagenda aragarukaho mu nama iherutse kuba n'ubundi muri speeches yiwe hari ibyo yagiye agaruka kenshi gashoboka avuga kuri kuba content creators cyangwa se kubihangira umurimo kugira ngo babeho nibyo ngira ngo tugaruke n'ubundi kugira ngo ngaruke nsanisha neza amagambanya kwa Prezida Paul Kagame nibyo nshaka kubabwira bijyanye no bita Ashton Small cyangwa se Kagarara. igihe umuntu yabonye ikintu gikora kijyanye n'icyo yifuza wihambirwa n'itegeko hari n'amategeko yaduhambiraga yo mu gihe cy'ubukoroni aho ngo hari itegeko n'ubundi si wowe urikora si wowe urivanaho we gifate nk'ikintu cyakuzitiye gutera intambwe bihere ko bigeraho bigera n'abo amategeko tubabwire ngo ariko n'igihe muratudindiza gusa ndetse hari n'ubwo dushobora gufata ibyemezo tugakoresha igikora itegeko tukaba turigisheho gatoya kugeza igihe rizahindukira ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza iyo process niyo process ijyana n'igihe abantu bagezemo ntuhambirwa keretse dufite ikindi kibazo cy'uko abantu benshi ari nubwo ikintu cyangwa akwiye kuba akora ikintu cya mbere kimubanza kuza mu mutwe we ni inzitizi yo kutagikora ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kugikora hanyuma nimpora n'ikibazo icyo kibazo ngende nkishyira iruhande ahera ko abona ko hari inzitizi akagendera ku bikarangirira ntabwo biba bigikora ntabwo igihe tugezemo gishya ari uko gikora hari icyo bifuza kuvuga abanyaguhaye microphone mbwira ariko we utanzeho nk'urugero ibindi biri hano ntavuze n'ibiri hanyuma dufashe tubwire ko twakwihutira. Thank you, Your Excellency. Kuna mutugiriye. It's true. Innovation is very important. Nukurushaho gutekereza ibyatuma tubona amafaranga menshi nk'uko mwabivuze tugomba kwigira. We need to sustain ourselves. Kandi mwihute. Mugire ubwira mugire ariko mwe ntimushaka kuva mu bukene vuba.
ikintu haboneka ikintu kikurangiriza ubukene mu cyumweru wowe ukavuga uti ariko genda ashaka umwaka ubwo se waba uri mu ntoki rwose gukorana umwete kandi ntabwo bivuze kwangiza ibikorwa. It doesn't really mean sacrificing anything that you shouldn't. Sibyo? Njye mwihuta muwe wepesi mwihute igihe utafite guhagarika cyo gutangira wowe uritangira kubera iki? Why don't you just move? Bimwe mwita kurasa ku ntego, ntimukarase hafi ku ntego. Keep straight. That's what go for it. Nawe wumva uri satisfied uko sibyo? Yes, sir. Okay, asante. Now let me take you to something else. I'm sure you can guess. It's now the other politics other than RPFs. Geopolitics, regional or whatever. Because it affects us as well a lot. Ariko reka ntangirane just a little story. Tito Rutaremara, are you here? I want to know where you are around. I want to tell the story. You know, in actual fact, igihugu cyacu kivuye kure. Ewe, ntikiravayo neza. Turacyavayo. Acyari byinshi. Impamvu mvuze Tito, it's a bit of our history ijyanye na what happened to us, the genocide, the tragedy. They want to build on it to tell you some other things. The genocide that happened, there are indications of things that happened as far back as the 60s that continued. Nubwo we also have people who would say it's an exaggeration, really nothing happened. Or what happened, I think, was bound to happen or should have happened. We still have that conversation, unfortunately. But I wanted to say something. I don't say it a lot. It comes to my mind once in a while. Tito, you were one of those twari kumwe in 1991 in Paris. Munama na Paul Dejoux. Is a name I cannot forget. Ariko ndibuka bihozagara, ndibuka wari uhari nawe cyane. Oya, ariko ahubwo naje mbere. Twarahagusanze. Niyo mpamvu na confuse. Abo najyanye nabo mu nama ni bande? Hari bihozagara wari wazanye na doctor. Nande? Dr. Ndahiro. Dr. Ndahiro, but I remember we were like 5 people. Okay, but at least we told you the story immediately after the meeting. Yes, I remember. Sit down. 2 things happened.
And I'm saying this because recently something else came up that was a bit disturbing. We were invited, RPF, to go to Paris. We were supposed to meet some people from Habyarimana's government. It was about, according to what we were told, to talk about peace. In fact, the RPF for which I was chairman, vice chairman then, insisted I should not go. Because they are saying, you know, with all these things happening, and that was 91 September. Was it 91 or 92? 91 September. The end of 91. Eh? The end of 91. Yes, it was particularly, I remember, 71 September, I think it was 22nd. So the people insisted I should not go because there was chaos, they even thought they were worried about my security and so on and so forth. So, but I insisted, I told our people in a meeting, which was very people, I said, you know, if we don't go, and they, by the way, they insisted I should be the one to come. Yako Prezida Paul Kagame bimwe mu byo yagarutseho cyangwa se mu byo yagarutseho nko kubyumvisha 5 kwa 5 yagarukaga kubikora cyangwa se kubihangira umurimo ndetse no kubagerageza gukora ibikorwa byabateza imbere batarindiriye imirimo bahawe n'igihugu cyangwa se bahawe na guverinoma n'ubundi muri rusangira ngo umubona yuko kugira amaginga ngaya akazi kabaye gakeya mu gihugu ngo ndavuga muri leta bisigaye bisaba kwihangira umurimo nkuko wazanga gukirangora kuri YouTube kaza ukaba wakora video nundi akaza agakora video zikaba viral zikamuhereza amafaranga ndetse zikanamufasha kugira gute gufasha abandi kubahereza akazi ko kugira amaginga ngaya nago umuntu abakora n'umwe n'ubundi musengera ngo mubyumva hari ubu gufasha mu bikorwa byo bitandukanye n'ubundi muri rusange abyo kwa Prezida Paul Kagame yagarukagaho ari amakuru ahari akekwa yuko nyakwa Prezida Paul Kagame ashobora kuba agiye guhemba ndetse no guhereza igihembo gikomeye cyane uyu Kagarara ukunda kwivugira ijambo uti disability is not inability kandi koko bibuka bimaze kugenda binagaragara n'ubundi muri rusange ndetse akaba n'umwe mu bantu ba mbere bagaragaje neza yuko n'umuntu afite ubumuga ashobora kuba yakora igikorwa kandi kikatera imbere ndetse kikaba na kinini ku isi hose ndetse kigakundwa n'abatari bacya n'ubundi muri rusange n'umusore ukunzwe ndagira ngo mukomeze kugenda mu natwe animba rugamba isanzwe no kuri Mr. K Empire TV kandi subscribe cyangwa se abone bazifungura akazogera kugira ngo byinshi byatunyuza hano ngaha umunsi ku munsi bigiye kugira gatanu ku gatanu n'ubundi muri rusange ngende Mr. Irene